hari umugabo witwaga Patrick niyo mugabo. Uyu akaba yari umwe mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda hariya mu karere ka Rubavu, ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba ngira ngo. Uyu mugabo aragira ati: mu buzima bwanjye ntabwo nigeze ngira urukundo ruhamye, nahoraga nkunda umukobwa ari we wese, uwo mbonye wese nkabona ko namukunda, kandi uwo nabonaga wese nkumva ko namugira umugore wanjye. Muri make nabaga meze mfite nk'umuntu ufite ikintu cyitwa irari muri njye, kuko buri umwe wese namubonagamo umugore wanjye. Gusa nubwo namubonagamo umugore wanjye, yewe nta kintu byigeze bitanga, kuko muri abo bose nakubwiraga nta muntu n'umwe nigeze mvuga ngo ndagira urukundo, nta muntu n'umwe nigeze mvuga ngo ndegera ngo mvuge ngo ndavuga ngo ndagukunda cyane, ngo ngwino tubane, ngo cyangwa se neretane nawe, ngo cyangwa se ngo ndyamane nawe. Oya, ahubwo nuko bose nabonaga ngo ndabakunda, ahubwo guhitamo byarananiye. Patrick akomeza agira ati: nuko urukundo rwanjye rwari umusaraba ukomeye kuri njyewe, kuko abakobwa bose barankundaga pe, yewe banyandikiraga kuri WhatsApp, bakanjya kuri Facebook, nkabona ko bamfitiye urukundo, ariko njyewe reka nkumva rwose nta gahunda mfite yo kwinjira mu rukundo pe. Ati nabaga nakunze umwe bwacya nkabona inenge, nakunda undi bwacya nkabona siyambara neza, nakunda undi bwacya nkabona ukuntu avuga nkumva avuga nabi, nakunda undi numva rwose mwifuza ko namubwira ko mukunda, ejo nkabona rwose ntago duhuje idini, uwo nawo nkamureka. Arakomeza ati: umunsi umwe nigeze kujya ku Kivu, maze ngiye ku Kivu rwose ngiye kwiyogera no kwiruhukira, ndoga ndangije ndakuka ndava mu mazi, ndaza nicara hakurya y'amazi ku musenyi niyotera akazuba. Nuko hari umukobwa mwiza cyane, mwiza pe, ubona ko ari mwiza, ariko agendera mu kagare. We nawe yari yaje ku Kivu, mbona ari kwifotoza, noneho yaje kuva mu kagare bamuteruye, ava mu kagare. Hari ukuntu umuntu aba yaravukanye ubumuga bw'ingingo, noneho amaguru ye adakora neza, arangije ava mu kagare, mbona arifotoza, uwari umusunitse amufotora, amurya uduserife, nanjye ndangije hano n'indi kota akazuba, kuko nari mvuye mu mazi numva nkonje bya hatari, naragiye negera wa mukobwa ndamusuza, numva afite amatsiko yo kureba umuntu ukuntu ateye. Nuko wa mukobwa ndamusuhuza, ndamubaza ni se witwa ndi, yarambwiye ati nitwa Sandrine. Ubwo nanjye ku kazi nahise nkubatse: Sando, amakuru, ubuzima bumeze gute? Ndi kubona waje hano ku Kivu. Twaraganiye pe, tuganira byinshi cyane, yewe agashya nuko natanye nimero y'uwo mukobwa witwa Sandrine. Sandrine twakomeje tukajya tuganira, tuvugana kuri telefone, umunsi ku munsi turavugana, nuko ikiruhuko cyanjye nari ndimo kirarangira nsubira mu kazi. Sandrine twamuke turaganira, naje gusanga Sandrine yarashoje kwiga, arashoje kwiga kaminuza, rwose ari umuntu wicururiza imyenda mu isoko rya Rubavu hariya aho bita Imahoko, aho ya Nyabihu aho bita Imahoko. Ikintu gitangaje ni ukuntu naje kugira gutya ndacika, icyo gihe rwose twari turi mu karuhuko ka weekend, nta n'akaruhuko nari mfite, nyine byari weekend bisanzwe, nuko ndagenda ndatega ndanyaruka rwose, mvaho bita Musanze, ndagenda njya kureba umukobwa, uyu mukobwa ugendera mu kagare,
umuza buri munsi wambujije uburyo, buri munsi muramamagara ngaho turitaba, ubundi atuye he? Nagiye kumureba ngeze aho ari acururiza, nsanga afite abakozi babiri, abamuzana ibikoresho, abamucuriza, uwo yicaye hariya rwose ategamaye. Akihagera ati ati Patrick, ati ni weho? Ati Jesus Christ, turanunguye pe. Ati numvaga rwose utanakinyibuka, nubwo twavugana kuri telefone numvaga usa naho nyikuraho. Ndamubwira ati Sandrine, ati no, ati niwe nje kureba pe. Mbese nka kwa kundi ukuntu ubona ugiye kubonana n'umuntu agiye guhaguruka kuhobere, ngiye naciye bugufi ndapfukama ndamuhobera, muha imisaya. Sandrine nagiye kubona abansomye kwitama, numva ndatunguwe, numva sinzi ibintu binyirukanse mu mubiri, numva sinzi imiraba n'imirabyo iri kunguruka mu bwonko bwanjye. Mbona Sandrine nabonaga mubonamo umukobwa mwiza cyane muri nge. Sandrine twaraganiriye bishyira kera, anembereza rwose mu kazi ke akora mu bucuruzi bwe bw'imyenda, anyereka iyo bazanye imyenda aho bayishyira, anyereka aho afatira ifunguro saa sita, anyereka n'aho ataha, ambwira ubuzima bwe bwose ukuntu yaciyemo, ukuntu yabayeho bwose kuva kwiga. Numva ngize agahinda, ndibazana kuki Sandrine ubuzima bwose wabayemo bubabaje, kuki ntari imari? Patrick yaje kubwira Sandrine ati se wampaye akazi muri kampani yawe. Sandrine aravuga ati se Patrick, kumva byakunda? Ati hoya, genda ukora akazi k'igihugu, genda witangira igihugu nk'uko wabisabye, kandi igihugu ugikunde. Natwe nuko tudafite ubushobozi twakwe kwitangira igihugu kuko nkunda igihugu cyanjye. Ijambo nakunze Sandrine yaravuze ngo harakabaho u Rwanda, nanjye mpita musubiza ngo harakabaho u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni ukuri sinkubeshye, navuye aho ngaho Sandrine mukunze. Naje guhabwa umwanya njya ku butumwa bw'akazi i Darifuru, maze kuva i Darifuru Sandrine n'umuntu twakomeje kuvugana, ni wanduhuraga mu bwonko iyo twabaga turi mu rugamba rw'amasasu. Narazaga nkavugana na Sandrine kuri video call, akanduhura, nkumva mu buzima bwanjye meze neza kubera Sandrine. Naje kuza mu Rwanda, ngarutse mu Rwanda rero nta kintu usibye gutura impano yo kubana na Sandrine ubuziraherezo. Ubu turabana, tubyaranye abana batatu, abana kandi beza cyane. Uwa mbere yitwa Akeza Germaine. Rero naho urukundo rutajya, naho urukundo rutagukura ngo rukugeze, iteka uhunga urukundo, ariko urukundo iyo rwagushatse rukuzamo. Ngubwo ubuzima bwanjye bw'urukundo. Nitwa Patrick, inzira ngiye ari umusaraba.